Welcome to Beyond the Surface, and start your day with insights beyond the headlines. Welcome to Beyond the Surface. Nkuko bisanzwe iyi ni ya channel yanyu ibagezaho updates za buri kanya muri showbiz, mu mikino, muri siporo, ibintu bigiye binyuranye hirya no hino mu biganiro bya technology bitandukanye. Uyu munsi rero tuzanye na mugenzi wanjye Silvisano. Tugiye kubabwira amakuru atandukanye ari gucaracarana hirya ku mihanda mu kanya, ariko mbere yuko azambere yuko atangira kutubwira mu byo tuzaniye mu mpamba, reka duhere kuri inkuru y'akababaro. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, inkuru y'akababaro imaze kutugeraho yinjira mu mugongo nuko yitabye Imana. Alain Mukurarinda rero akaba ari umuntu udasanzwe, ni igihombo gikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda, ni igihombo gikomeye cyane ku gihugu, ariko ni n'igihombo gikomeye cyane ku banyarwanda by'umwihariko urubyiruko, kuko uyu si umunyapolitike gusa, ni umuntu usanzwe n'ubundi agaragara muri showbiz, akaba yari umwartiste, ni umuhanzi. Ikigeretse kuri ibyo kirenze ku kuba yari umuntu w'umunyapolitike ufitiye igihugu akamaro, ni umuntu navuga yuko usanzwe n'ubundi agira uruhare mu iterambere ry'umuziki muri rusange, aho agenda areberera impano zitandukanye. Ni umuntu wagize uruhare mu kuzamura abanyempano banyuranye. Uyu muntu rero kuba tumubuze ni igihombo gikomeye cyane. Ni igihombo gikomeye cyane. Abanyarwanda benshi ni inkuru ntabwo twayakira neza, turababaye twese, kuko Papa Alain Mukurarinda ni umuntu mwiza, ni inshuti y'urubyiruko. By'umwihariko icyiza cye, we yarari muri domaine zose, yaba muri siporo, yaba mu bijyanye no guhugura urubyiruko mu mirimo ya leta, yaba mu bahanzi yagize yarabahagare mu nyungu zabo. Hakaba noneho na gift yadusigiye inzibutso nyinshi, cyane cyane ngiye nk'ibyo nibuka ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ni umwe mu bapapa badukoreye indirimbo z'amayikipe yacu dukunda, yaba Kiyovu Sport, yaba Mukura, yaba Aperi, yaba Rayon Sport. By'umwihariko indirimbo abanyarwanda twese dukunda, Tsinda Batsinde, yaririmbiye equipe nationale Amavubi. Sinzi niba hari umukunzi wa siporo wa utazi ari mu nta numwe pe, byagorana. By'umwihariko umunyarwanda wese aherereye ni igihombo, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uburyo wahuye na Alain Mukurarinda. Uyu muntu Alain Mukurarinda tubuze ni umuntu udasanzwe niba abantu baboneka hake, kuko biragoye kubona ubundi umunyepolitike ujya no muri siporo ugasanga arimo, wajya mu muziki ugasanga arimo. Mbese uyu ni umuntu wacu tubuze. Alain Mukurarinda rero akaba ubundi ari umuntu watangiye urugendo rwa politike, ubwo mvuga ku mwanya wo kumuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Uyu mwanya akaba yarawutangiye mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 12 ku itariki enye. Uyu munsi yitabye Imana, ubu yarawumazeho imyaka igera kuri 4. Yashwa ngiye rero mana yanjye, inkuru nk'izi ngizi nyine zituma mba shocked somehow. Icyo navuga ni ukumwifuriza uruhuko ridashira, ikindi ni ukwihanganisha umuryango we, umuryango nyarwanda wose muri rusange, abamukundaga twese mukomeze kugira kwihangana. Ikindi buriya iyo umuntu yakoze imirimo myiza Jera, ntabwo ugira ubwoba nyine ngo uvuge ngo aratabarutse, muzi ko agiye aheza. Imirimo yabera izibukwa, n'ubundi niyo yakitaba Imana akaruhuka, ariko n'ubundi urubyiruko rw'ubu cyangwa abajene nibo bavuga ngo last and never die. Urumva ko nyine ibyo uba warasize ukoze imirimo yawe n'ubundi turabisiga, uko byamera kose azaguma mu mitima yacu cyane. Ikindi wamenya kuri Alain Mukurarinda ni uko guturuka mu mwaka wa 2002 yari umushinjacyaha. Indi mirimo ya leta yakoze nyuma y'ubushinjacyaha yaje n'ubundi kugaruka muri gahunda z'urubyiruko zo gufasha abanyarwanda muri rusange, areberera inyungu z'abahanzi. Nawe akaba ari umuhanzi ku giti cye, afite indirimbo zitandukanye yagiye asohora, ndetse yanafashije abantu benshi cyane, yahinduriye ubuzima, cyane cyane by'umwihariko muri uru ruganda rw'umuziki. Yego navuga ngo tubuze intwari yacu, tubuze umupapa wacu, tubuze umujyanama, ariko mu isi niko bimera. Good memories never die. Tuzaguma tumwibuka. Ikindi tukiri aho rero, tukiri muri izi nkuru z'akababaro, hari inkuru mbonye mu kanya iri gucicikana, sinzi niba uyibonye. Mbonye inkuru imihanda, inkuru ibabaje cyane y'umupapa wapfiriye mu nzu n'abana be 2. Mwana yanjye iyo nkuru yo kuyigerera wenda nuko bihuriranye n'urupfu rutunguranye rw'umuvugizi wungirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, ariko mu by'ukuri iyo biratandukanye. Biratandukanye, ntabwo wabigereranya. Undi yiyahuye yitwikiye mu nzu, ariko harya ngo iyo umuntu yiyahuye ntapfe, ubundi bigenda bite? Ngo baramukubita.
sinzi niba bikibaho sinzi iyo niba umuntu bikibaho yiyahuye mbere ngo iyo umuntu yishyiraga umugozi bakamufata baramukubitaga n'intumbi ngo barayikubita mbere yo kwishingura ariko byaba ari ibintu by'imiryango by'imihango kugira ngo atatera umwaka wasigaye ariko sinzi ahubwo niba mu mategeko ya leta y'u Rwanda haba hariho itegeko rihana umuntu wiyahuye ntapfe. sinzi ndakeka hashobora kuba hari ibihano biriho biteganyijwe sinzi ariko bibaye bihari byakurikizwa pe kuko niba hari risike cyangwa se ikintu kibi umuntu akora mu buzima bwe kigayitse ni ukwishyiriraho iherezo wowe ubwawe ukaryishakira. wenda ntabwo ari byiza kuvuga ku muntu witabye Imana ariko kuko bije nabyo reka tubivugeho buriya iyo umuntu yitabye Imana ku muntu witabye Imana bari agahinda ku muryango kandi atera ibibazo bikomeye abasigaye kuri we biba birangiye ubuzima burangiye wenda ibikurikiraho bya nyuma y'urupfu hari ibyo mu rusengero batwigisha n'imyemerere ya buri muntu hari icyo mu mateka y'umuco nyarwanda tuzi ku ubuzima bwa nyuma y'urupfu ariko umuntu wiyahuye hari abana yari afite hari umuryango asiga mu gahinda hari abantu benshi usanga bari bamushamikiyeho basigana agahinda ngira ngo hari nayo mpamvu y'umuntu yitabye Imana usanga abantu benshi n'abatari baheruka kuza kumureba ugasanga bitabire baje kureba baje gutabara. rero we impamvu y'ingo turi kumuvugaho nuko nyine ni za case ziba zabaye nyine special ku abantu bose bagatungurwa. urumva ibihuha byavugaga ko yinjiye mu rugo iwe afite essence bakitwikira mu nzu ariko ubwo urumva niba bigizemo uruhare iyo nzu rero yari irimo abana be irimo n'umukozi. ikintu gitangaje nuko we n'umudamu n'abana babiri bahiriye mu nzu bahita bitaba Imana. akana kabo gato kamwe kararokoka n'umukozi ararokoka. abantu bakavuga bati rero nyine urwo rupfu rumeze gutyo akenshi bamwe bakavuga ngo ni depression ushobora kuba wiyahuye kubera ibibazo runaka abandi bati buriya ashobora kuba yarabatanzemo ibitambo cyangwa se nawe ubwo yari yitabye. uyu munyemari ko yari afite amafaranga biravuga ko yabitewe n'iki gitangaje uburyo ukurikije ubuzima yari afite niyo mpamvu nyine like abantu ushobora kubona umuntu ameze neza ari umukire ariko kuko tutaba tubazi mu buzima bwabo ko babayeho byagora nyine kujajinga ngo yishwe n'iki cyangwa iki ngiki kuko wowe ubona ari umuntu nyine uba mu buzima bwiza atakabaye yiyahura cyangwa ngo ibaze no kugenda ukiyahura ugatwara n'abana bawe uri kumva ko icyo kintu nyine kiri too risk harimo kuba wowe wiyanze ku giti cyawe ariko nanone harimo no kuba wanze n'abawe bagukomotseho. izo case rero zimeze gutyo sinzi niba biri normal. buriya abanyarwanda filozofi y'abanyarwanda bari abahanga nibo bavugaga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo uko byamera kose kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ntabwo aba yorohewe nta yandi mahitamo basigaranye. Imana imwakire mu bayo rero Imana imwakire mu bayo kandi ikomeza n'abasigaye. Ngiye nubwo navuga ngo Imana imwakire mu bayo ibi bintu nyine nta muntu cyangwa se uretse no kuba rangiye kuvuga ngo nta munyarwanda nabyifuriza uretse n'uyo ataba ari umunyarwanda niyo ari umunyamahanga ibibazo byose waba ufite mu buzima bwawe uzirinde kwiyambura ubuzima bwawe noneho ngo urenzeho nabo ukunda. bajya bavuga ngo kwiyahura nayo ni karande. sure kuko ni ikintu umuntu akora inshuro nyinshi ngo usanze umuntu yiyahuye ugiye kureba neza usanga mu muryango naho uziko ashobora kubikora gutya ugasanga n'undi muntu muri famiye yabo nawe arabikoze n'undi arabikoze. donc ikintu gituma uwo muvumo ubavaho numva ko ku munsi wo kumushyingura cyangwa kumusengera bwa nyuma abapasiteri basengera umuryango byibuza kugira ngo iyo karanda ako kagozi gacike n'ubutaha nihagira undi upfa ntazakenyuke ahubwo wenda bizaba ari igeno ryiza. wenda hari n'igihe wenda bishobora kuba atari n'ikibazo wenda cyo kuvuga ngo waramenye ko bibyihishe inyuma ahubwo akaba ari ko wakunda umuntu buriya inshuro nyinshi dukora turebera ku birenge by'abatubanjirijeho ukaba ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga uti na runaka yarabikoze na sogokuru yarabikoze nta mpamvu yo kugira ngo urabizi yuko mu bantu muri rusange ukuntu tuteye tugira ikintu cyo kuvuga ngo ngewe umuhungu waha naha uratuzi twaje ukuntu duteye twebwe tuvugira hejuru ntitujya duceceka noneho ugasanga icyo kintu cyo kuvuga ngo twebwe niyo turakaje turazamuka nta mikino tugira cyane ugasanga wenda icyo kintu nicyo gishobora kuba cyateye iyo mpamvu yuko umuntu yaratangije igikorwa runaka none ugasanga n'abandi bose mu muryango nuko bimeze. izi nkuru z'incamugongo marange nabo tumwifurije iruhuko ridashira nabo mu muryango we batabarutse ariko nanone tunakomeza famiye ye abasigaye bakomeze kwihangana. Imana ikomeza abasigaye turacyari mu nkuru ziteye ubwoba rero.
abadukurikiye bihangane uyu munsi ntabwo ibintu bimeze sawa mu mugoroba, ariko mbonye indi nkuru ingezeho iri kuvuga imihanda, biravugwa yuko uwitwa Kimenyi Yves n'umuryango we batameranye neza. Rero amugani ni inkuru ziri exclusive nyine ziri navuga ziri trend, ziri gutrendinga, ariko wenda kuri famille ya Muyango na Kimenyi bo nyine ntabwo twabihuza n'izi kese zindi. Ego izi ngizi mpamvu tuzivuze mbere nuko arizo tuzituguyeho tukiri muri studio. Iyo ni topic twari twateguyeho tukavuga tuti nyine Kimenyi na Muyango couple yacu twari tuza abanyarwanda bose bakunda kanya gute batangiye arya no kwigera intore zo biba bivuga ibibazo duhereyeho nabyo bituruka ku bibazo biba biri mu miryango nazo ni family issues. Wenda uretse ya Alain Mukuru Arinda tubonye bidutunguye bakatubwira ko nabwo nibivugwa ko yaba yagize stroke akitaba Imana, ntago turabona itangazo rero officiel, ntago tubizi. Nindushaka tuvuga umubyeyi wacu, umubyeyi wacu niwe bitandukanye, ariko nk'uwo mugabo uriya Emmanuel boss wa Ibiza Hotel we ni family issues. Urumva kujya kwiyahura ugatwara n'umuryango wawe nta kantu kaba karimo muri famille. Rero wa mugani wawe niho ushobora gusanga turi kwibaza ngo ese Muyango wacu wari role model w'abantu benshi, Kimenyi Yves Gardien wacu wakiniye Amavubi, wenda uyu mwaka amaze imyaka 2 ntago ari gukina, yaravunitse yarataragaruka. Arega n'impamvu n'izi nkuru z'ibyamamare tuzigarukaho, umenye ko hari umwana uri hariya uvuga uti cyazama nkabona umugabo umeze nka Kimenyi Yves cyane, cyangwa umudamu umeze nka Muyango, cyangwa umudamu umeze nka Muyango. Actually rero Muyango ngiye twari turi kumwe no iyo babanye neza ubusanga n'abandi ibindi byamamare bikizamuka bavuga ati wow none nanjye nzakora ubukwe nubake famille imeze nk'iya Muyango na Kimenyi. Rero impamvu Gerard zino nkuru nagombaga kubivuga ariko ntago nazubashye, ntago nabihaye agaciro, nuko nyine ejo bundi Muyango yagize isabukuru, abantu baratungurwa babonye Kimenyi atamupostinze, baravuga atako se kariwe wajyaga umutegura anniversaire akamupostinga bagakorana photoshoot byagenze bite? Ariko actually Muyango yarari mu France ntabwo yarari mu Rwanda. Ariko icyo kintu cyo gupostinga wenda mbere yuko dusoza inkuru nacyo reka tukigarukeho. Ubundi kuba umuntu yagupostinga ku isabukuru yawe hari ikintu biba bisobanuye mu kumuntu agukunda. Ngewe nawe ubu ko dukorana hano kuri Beyond the Surface, ugize isabukuru singo postinga hari ikibazo byatera? Nje ntacyo byantwara, ariko wenda abantu bakunda kureba cyane kuri relationship. Urumva Muyango na Kimenyi n'aba public figure, buri uko bagiraga isabukuru barapostinganaga. Donc niyo image bashyizemo abanyarwanda. Kimenyi yavutse Muyango yamupostinze, Muyango yavutse Kimenyi yamupostinze, umwana wabo yavutse bamupostinze bombi. Urumva ko rero nyine kuba baratunguwe ntibabone iyo post ya Kimenyi, abenshi babihuje no kuvuga ngo nuko umubano wabo maze iminsi urimo agatotsi. Noneho bakavuga ko ngaho biri guturuka Kimenyi Yves ngo yabaye broke, ngo ntago ari gukina umupira, ngo ntago ari kwinjiza amafaranga, ngo none ngo umudamu we kuko nyine arahostinga hano mu mihanda ya Kigali, abantu benshi baramuzi, ntago turi buvuga hostinga kuko ntago batwishyuye, ariko n'umuntu tuzi umuhosta. Ejo bundi bwo noneho yatanye kubishyira international, yagiye Bugande, yagiye hehe abantu batinyamara ntago ari guhostinga. Bavuga bati Kimenyi Yves we kariyeri ntago imeze neza, ngari kurera umwana, kariyeri y'umugore yo iri kuzamuka. By the way Gerard, uri umupapa udafite akazi, wenda uri umukrizeri muri iyo minsi, umudamu wawe ari mu kazi ari gukora, usigarana umwana ari uwanyu mwembi mwara mubyaye, ni ikibazo? Nteze umugore kwa musigarana. Alright, niba bavanye banibaza niba Kimenyi yaravunitse tukaba tubizi ko nta equipe afite, ni ukuvuga ngo akazi ka Kimenyi gahoraho ni umupira w'amaguru. Mu gihe atarahindura ku kazi turacyamubona muri domaine y'abasport. Tukiri nguri iyo nkuru rero ya Kimenyi Yves no umusportif mugenzi wacu, no umusore wacu dukunda, reka iti twinjiza muri siporo, turebere hamwe siporo yo mu Rwanda uko ihagaze, turebe champion yo mu Rwanda, ariko duhere ku ikipe y'igihugu Amavubi. Amavubi rero nyine yagabanyitseho imyanya 6 ku rutonde mpuzamahanga rwa FIFA ku makipe yitwaye neza y'ibihugu. None kuba Amavubi yamanutse imyanya 6 bisobanuye iki? Ni igihombo gikomeye, ariko hanini kiva ku mikino tumaze gukina ejo bundi ya World Cup qualifiers. Twitwaye nabi, twayakiriye hano mu rugo mu Rwanda i Kigali, Nigeria iradutsinda, Lesotho iradutsinda. Uko rero mu nganya kuriya cyangwa se bagutsinda bigenda bigabanya amanota yawe, bigenda bigusubiza hasi. Ubwo niko ubuva muri ya nkangara y'amakipe ashobora gutombora byoroheje
ujyamo noneho muri yandi ya hasi bazajya batombora uzahora hasi. Ubwo rero nyine navuga ko ni ugukora cyane mu kwezi kwa 9 imikino dufite nanone kuko still competition ziracyahari byibuza tukazitwaramo neza tukongera tukazamura ranking yacu. Birasaba gushiramo imbaraga dushigikire ikipe yacu, ikipe y'igihugu Amavubi dukunda. Tuvuye ku ikipe y'igihugu reka tumanuke hasi tuyinjire muri shampiyona mu Rwanda turebe ngo byo bihagaze bite. Ni umuriro. Ni umuriro Nyarugenge nkubamo zirakubita imiravye ni hatari. Equipe yitwa Rayon Sport irayoboye urutonde of course n'amanota 46 ikurikirwa na APR FC 45 difference inota rimwe. Ubwo hasi aho mu kumanuka muzimanuka naho Vision iri hasi n'amanota 16 Kiyovu Sport n'amanota 21. Urumva ko nabo ubwo ariko bo noneho ni nko kuva ku ya 16 kugera nko ku ya 10 bari gusiganwa nk'amanota atari munsi difference amanota nka 6. Ngo bose bacanye ku maso no guhumbya gatwahita baguhanana. Wakina ni ya mbere wakina ni ya nyuma ni do or die. Nta byo kuvuga nyine ngo nabereretse ngo ngiye nta kibazo mfite ngo nago nzamanuka. Nagari nko kwa kuri wasanga ikipe yarashizemo difference ivuga iti hano ndaba ndi kutamporeza. Iki gihe byageze sezo yashize. Iki gihe tugezemo juna ya 22 byageze APR ashyizemo difference y'amanota 16. Ase ubona biterwa n'iki kuba champion mu Rwanda isigaye kunzwe gucya isigaye shyushyu usanga ikipe iri gukurana n'indi. Ikintu cya mbere navuga cyayikomeje no kongera umubare w'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo kera wasangaga equipe imwe ifite abanyamahanga ariko noneho nk'izindi zidafite ubushobozi ugasanga zikoresha nyine abakinnyi ba hano mu Rwanda. Kandi umukinnyi nyine ubura umuntu uvuye muri international aba afite nyine calibre cyangwa se navuga nka profile nini cyane ku buryo baraza kugasanga nka APR itsinze wenda urugero nka Rutsiro n'ibitego nka 7 ariko wareba cyangwa ibitego nka 5 wareba ariko abakinnyi ba APR bakinnye n'aba Rutsiro ukabona ko ntago ari ibintu biri balance. Ukabona n'umwana wari guhangana na papa. Ubu ngubu Rutsiro ifite umunyamahanga yizeye nkuko na APR ifite umunyamahanga yizeye. Kandi by the way birabizamana n'urwego rw'abakinnyi kuko iyo uri gukina n'umuhanga nawe bigeraho nyine urwego rwe rukagenda ruzamuka cyane. Byarabafashije cyane byafashije by'umwihariko abakinnyi b'Abanyarwanda ubunebwe gushyira hasi. Arabizi neza ko nadakina umuntu wivire Nigeria cyangwa wiviriye Burundi aje guhigira umuryango we naga azaguha gahenge. Kandi nudakina Abanyarwanda nago tuzakumenya. Natanakina ejo turamukuramo tugurundi mu Burundi. Numva rero ko nyine byazamuye competition cyane. Ubutse twabwira Abanyarwanda uko muri weekend bari buze gukina ko champion irakomeza. Ejo kwa 5 katubwira Abanyarwanda uko muri weekend bari buze gukina kugira ngo niba hari n'uratereka imitungo amenye uko ari buze. Atangiye kuyobya Abanyarwanda. Uziko champion mu Rwanda ibizwi umuntu yikurikira akina na zino company z'ama betting sha uburi umukire pe. Umuntu yikurikira uza kuri stade byagorana ko wajya ku kibuga. Ubu nibwo bisigaye bigoye kuko mbere wajyaga kuri stade ukavuga ngo APR ndabizi ratsinda. None sigaye kuri stade gahita itsinda. Ubu byarahindutse. Ejo ya minota 2 ya nyuma abareyo bati turatsinda mukura. Ibira batsinze. None bisigaye byarahindutse. Ariko nukuvuga ngo ubu tuvugana mu kanya saa 9 zuzuye equipe ya Vision irakina na Gasogi ya KNS. Abakire babiri bundi muri make bagiye gura kuko na Vision ni equipe y'umuntu ku giti cye. Ubwo urumva bafite umukino baraza urazi ko ngiye Kenis mukundira ziraswaga bafite kuri stade. Umva niwe muntu wa mbere uhabura. Kenis niyo Gasogi yabirakina ariko Kenis akaba taragera kuri stade. Ura mupira ngiye mba numva ntawe ureba. Ariko ubundi manza kureba kira kiganiro cyatanga mu gitondo cyo kuri TV1. Ari muri ziraswaga ari kwiyemera. Ubundi hariya niho manza nkavuga ndi Kenis ubundi mwumvishe swaga bafite. Uravuga uti Kenis ari umuntu cyane niba hari umuntu nyine ufite equipe ikomeye ariko bitewe na mentalite ze no kuntu nyine yiyumva ni Kenis. Izira speech arazikora umukinnyi ubwo akavuga ati bino bintu ntabikoze noneho perezida sinzamukira. Urumva ko rero nyine mu kanya saa 9 bafite umukino na equipe ya Vision nakubwira ku mwanya wa nyuma iri kurwana no gutsinda kugira ngo irebe ko yazamura amanota ikareba ko yaguma mu cyiciro cya mbere. Ku wa 6 rero niho navuga ngo niho ruzingiye. Kenis afite ibibazo buriya guhangana n'umuntu udafite icyo ahomba. Ahubwo we nta cyahomba kuko wari mu myanya myiza. Ahubwo iyo Vision irakina imeze nk'iyo. Nuvuga ngo naramuka atsinze Gasogi nitsinda Vision. Kenis arabashyizeho akadomo araba yimanuye bidasubirwaho. Rero Vision kubera yuko niramuka itsinzwe irahita imanuka vuga ngo igomba kurwana cyane kugeza ku mwuka wanyu. Nukoresha imbaraga zose zishoboka. Bo baza gukina ntacyo bitangira. Icyo bapfa no gushaka rezilita uko bazishaka kose nyine ihipe iri kumanuka biravunana. Urumva rero
abo nibo bazabanza nibo bazafungura shampiyona umunsi wa 22 and then kwa gatandatu ekipe abanyarwanda bose bakunda zirakinira isaha imwe ariko zitari i Kigali. Ekipe ya Rayon Sport irasura Marine Igisenyi, APR FC isure Bugesera mu Bugesera. Abanyarubavu izo match ukuntu zirenze Rayon Sport irasabwa gutsinda nta bwemerewe kunganya, irasabwa gutsinda niba ishaka gukomeza iyo bitonda. Marine yo byifashe bite? Marine irimo hagati ntabwo yababa we nayimeze nabi imerewe nabi. Ni ukuvuga ngo Marine wenda iramutse igize ibyago Rayon Sport ikayitsinda, Kiyovu Sport ikaba yatsinze umukino wabo bafatanye na Etincelle. Ubwo ni ukuvuga ngo ya Kiyovu twavugaga ngo igiye kumanuka nayo kubera kwifata kugira saison mbi, byaba bigiye gutuma noneho Kiyovu Sport ica kuri Marine. Ubwo urumva rero nabo nyine nabo niba ari match bakaniye ni ngiye ntibashaka gukora ikosa. Ni ukuvuga ngo nkuko nabikubwiye ibiri hasi iba ari muri top class ari Rayon Sport, bose ni umuriro, guhura bose ari umuriro. Ubwo urumva Rayon Sport iramutse ikoze ikosa ikanganya cyangwa igatsindwa, APR FC ikaba yatsindiye mu Bugesera, irahita ifata umwanya wa mbere iyobora urutonde. Ubwo APR nayo iramutse itsinzwe iramutse inganya, resulta zaba zavuye Rubavu zakomeza zikiza Rayon Sport ku mwanya wa mbere. Urumva nyine abanyarwanda barenjoyinga pe. Abavandimwe baherereye Rubavu mwe mwitegura cyane mwe mwitegura cyane amatike magura hakiri kare kubera yuko uriya mukino zaba ari umuriro. Urumva abareyo batakaje match ya Mukura ntabwo sinzi ko bakongera gukora ikosa rya kabiri niba bashaka igikombe koko. Nekereza ko uyu mukino bawiteguye neza nkuko na Marine nabikubwiye ko nayo biteguye neza. Iriya match uzayireba? Nakayirebye ariko kubera iri Gisenyi kandi kuwa gatandatu dufite match yindi yo kureba asubuka ari nyinshi biragoye, ntabwo nahita menya tele. Nashaka kujya kureba APR mu Bugesera ariko hari n'izindi match za basket nshaka kureba nazo zitwika, hari n'izindi match nshaka kureba kuri Pere. Urumva Igisenyi ni kure, iyo ugiye bigusaba kurara biba bigoye kutahita ugaruka nyine, kandi ku cyumweru match zo ku cyumweru zagucika. Byatuma tubwira abanyarwanda none ku cyumweru byifashe bite muri sport? Ku cyumweru nkuko nabikubwiye iyo Kiyovu Sport izakina na Etincelle nabo bazaba bari Rubavu, ariko Mukura yatsinze Rayon ifite Polisi i Kigali. Ni ukuvuga ngo iyitwa Polisi iri kurwana nayo nibihe bitoroshye kuko Polisi iri muri equipe dutangira saison turi kubarira igikombe kuko ibifite abakinnyi beza, ni equipe ibayeho neza nta bibazo by'ibishahara cyane. Ubwo rero nitsindwa na Mukura ni ukuvuga ngo Polisi irahita ijya ku mwanya wa 10. Mukura ahubwo tutatekerezaga twumvaga ko ari izaba ari ya karindwi, izaba igiye ku mwanya wa gatatu. Ku cyumweru duhure muri match ya Mukura urumva cyane nta mukino n'umwe wo gusiba. Ari ibishoboka umuntu afite nka private jet, ufite private jet wazayigira Rubavu ugahita ujya Bugesera ugahita ujya Kigali wagira Rubavu ukareba byose birashyushye kabisa. Ukareba igice cya mbere ugahita unyarukira Bugesera birashyushye pe. Ugasozera igice cya kabiri cya APR FC. Uyu mwaka ni umuriro abanyarwanda ibana bashonje bahishiwe. Nibyo rero kuri siporo turi kumwe tukurarikire kugumya gukurikira ibiganiro byacu kuri Beyond the Surface. Ngiye twabanye ni Gerard Nyabami hamwe na Sylvie Sano, umugoroba mwiza Imana ibarinde. Stay tuned.